Nizere yuko mumeze neza, hanyuma tugiye kwiga ukuntu wakandikira umuntu kuri WhatsApp niyo mwaba mudahuje ururimi. Uza kuri WhatsApp bisanzwe, ukareba umuntu ushaka kwandikira, ukamukoraho, ukandika bisanzwe, tujye ukora kuri utu tudomo dutatu uri kutubona utungutu, ukadukoraho, wamara kudukoraho urareba hano, aha uri kuhabona, uri kubona ko bihindutse, aha ngaha uri kubona kari gutera, kanda aha kari gutera, niho uri bwandikire, ntabwo uri bwandikire hariya hejuru uri kureba, urandikira aha ngaha, uri kubona hariya handitseho English, wowe urandika mu Cyongereza, izi ni indimi, ushobora kuba harimo ururimi uzi cyangwa utaruzi simbizi, ugahitamo ururimi ushaka, ugakomeza, ugashakamo ururimi waba uzi ushaka kwandika, ubwo ushaka nibwo uba uzi ugiye kwandika, ugashaka indimi nyinshi cyane, ni nyinshi, ugashakamo urwo uzi ushaka, reka dukoreshe English, uri kuyibona ngiyi, iyo wanditse aha habanza, aka ngaka uri kubona, ibyo wanditse nimba ugiye kwandika mu Cyongereza ni mu Cyongereza, bikagenda biri mu rundi rurimi, aho uri kubona agafureshi, niko biragenda bimeze, reka twandike good, kubibona hariya hejuru biba bisanzwe, biri kubona ko byahindutse nyine, byahindutse, reka twandikemo morning, urahita ubona bihindutse hariya hejuru, urahita ubona bihindutse, n'ikinyarwanda kiba kirimo, ugishaka wamwandikira muri komenti, nkakwigisha ukuntu wakidownloadinga neza kikaza.